reka tubashimire inshuti bakunzi ba Gicari TV, turashimira ko mudahema kubana natwe, mudahema kudukurikira ndetse mukunda n'ibiganiro byacu tumaze kubibona. Uyu munsi rero turi kumwe na Gicari, mama Gicari. No kuvuga ngo uyu munsi ni uburyohe. Uraho neza? Yego, ndabaramukije. Yego, ndakuramukije kandi ndamukije. Ndabagije abakunzi bacu, abari mu gihugu, bari mu Rwanda hose nyine, n'abandi bose bazakurikirana iki kiganiro cyangwa se n'abadukunda badukurikira aha ngaha. Ndabasuje kandi mukomeze mudukunde. Yego, mukomeze badukunde, bakore na subscribe, like, share, comment. Nabonye ibiganiro bya mbere abantu baragiye babikunda kandi bakavuga bati duha ahubwo ikibazo turi bukushyireho no munsi. Uduha akaganiro kamwe warangiza ugahita unyerera ukabura. Tugategereza amezi n'amezi. Ibi bintu byo kuburirwa irengero ubundi ni ibiki? Nanjye simbizi ariko noneho ntabwo nzabisubira. Wase buri gihe umbwira ngo ntuzabisubira kandi nkabona uhora ubikora. Uzi nk'ubu kugira ngo ubone ukuntu abantu bakurikiye Gicari TV, ubwo nakubonye nagwigishije uruhindu. Nari naragiye Zayire. Okay, Zayire yagiye kwa Mumbuto. Utambaza ibyo nagarukanye se ntuzi ibyo bajyaga bavuga bagarukanye iki? Uwo muntu wajyaga birinda bajyaga bamubaza abana yajyanye ihene ibiki, ahita avuga ko yagarukanye akantu kamwe konyine. Akarago. Ubwo namukunze. Aha, uyu munsi rero Gicari turagira ngo noneho utubwire za nkuru zawe, kuko ngiye wambwiye ko dufite inkuru noneho y'umuturika. Inkuru? Abo se mbwire nyinshi ndamenye izo mbabarira rezi ko nziba. Wenda nushaka uhere ukimenya ubwenge. Dushaka za nkuru za kera, ariko n'ubundi niyo umuntu yakwitegereza abona uri umumama w'umusirimu, wo mu mujyi, umumama nyine ikibundi ibintu by'icyaro urabizi. Umva cyane ahubwo gusa ntabwo navukiye mu cyaro kibisi nyine handi yaba ari icyaro cyane ariko nyine hari mu cyaro ntabwo ari mu mujyi. None uyu munsi rero tubarira inkuru ariko uyihere mu buto nyine aho mbasha kuba mbyibuka nk'inkuru za mbere ziba zaranaga, ariko tuba turyoheye abantu. Nacyabyibuka ku bantu nyine wenda batanzi, mvuka Ikayumba, Nyamata, Bugesera. Ndahabona. Twe dutuye hafi y'umuhanda ujya i Kigali. Ubwo rero utuntu twinshi mba nibuka cyane, ahantu kure narinzi mbese ni kuri uwo muhanda ujya i Kigali. Uri n'umwana w'inyarurembo. Iyo nabaga nagiye mu ntambwe nkeya, iyo nabaga nagiye nk'ahantu wenda ibintu mba nibuka cyane ari nk'igihe mba nagiye kuri uwo muhanda, niho hantu hambere nabanje kumenya, nkabona ni heza, nkabona imodoka, nkabona abagenzi benshi, mbese ibyo nibyo nibuka. Ariko twahanyuraga inshuro nyinshi kuri uwo muhanda, wari umuhanda munini ariko w'ibitaka, ariko iyo ureberaga ari ku zuba ubaga ureba ruguru cyane cyangwa hepfo cyane ukabona harabengerana kubera izuba ryinshi rya hano iwacu. Noneho nta nubwo hakundaga gucamo imodoka nyinshi, imodoka zaho zabaga ari nkeya, washoboraga kugenda ukamara umwanya munini utegereje ko imodoka iri buhanyure ukayibura. Uriya muhanda buriya wanyuragamo imodoka nkeya cyane. Hano hari ahantu hari igiti, hari hameze nk'ari korosi, habagamo igiti kirekire, abantu baragenda bakahugamara bategereje imodoka. Shaka ugabahera nka mu gitondo kugeza nimugoroba utarabona imodoka. Kiriya giti kiri imbere ya Paris? Oya, ni hepfo gatoya. Habaga igiti aho ngaho bajyaga bahita, nabonye mwibuka uwo mukecuru. Ariko abantu bakunda kujya kwicara bategereje imodoka, bari baragiye twerekezaga nk'abashyitsi, ukagenda mukahaguma mutegereje saa sita zagera mukajya kurya mukongera mukagaruka. Ariko nyine byaje kugenda bishira, urumva niko uko nagendaga nkura naje kugenda nyine. Yari ufite nk'imyaka ingahe ubwo? Azana afite nk'imyaka nk'itatu, kuko itatu.
ubwo muri yawe ni imyaka 3 gusa ari nko muri 40. oya ni nk'itatu ntago mbyibuka ariko itatu se umwana naba akurikira abantu n'ubu ukurikira ariko banza ari ireko ni nk'itatu 4 5 irindwi ni myinshi nari naragiye kwiga nize kandi nabwo n'ubundi hari hafi aho kuri uwo muhanda ariko twakundaga kuwambuka ariko cyane nibwo twajya tujya kuvoma ahantu kuko habaga inkomati habaga umubyigano uteye ubwoba namwe bya ni by'inkomati murabizi mwanya mujya habaga harimo igipfunsi ariko njye nari mutoya ntabwo nabasha narinzi kujyamo byonyine n'amazi yabaga arimo bahagaze mu mazi ariko iyo mu gitondo yabaga ashyushye rero waragendaga nyine ukajya reba abantu bakuru mwajyanye kandi bakuvome ariko iki ubusabwa cyane bararwana agacuma wajyanaga agacuma navomesheje agacuma kandi abantu batazi agacuma navomesheje agacuma nyuma yaho nizamuyeho gakeya nvomesha akadobo ntabwo se wakamenye agacuma n'ibyo buriya ahubwo nabonaga mbumena kakabarara ukareba hari hacuramye hari inzira irimo utubuye twinshi tukanyuraho mu gitondo kumva harimo akabeho ukajya wumva karahuka ku matwi ibintu bita nzutu turabizi nzutu yarayikoze se yagiye ko yana n'umukobwa ntabwo nikuruye cyane baratubuzaga ariko ndabizi ibyo bintu ndabizi noneho hari ukuntu twagendaga twagera mu nzira tukicara tugiye kuruhuka tukabara inkuru ibyo bintu narabikunze cyane na nyuma naranakuze kuko twarakomeje tukajya tubikora kuzageza nyine byaratinze twarakuze twari tugiye kuvoma aho ngaho kuko amazi yaje bitinze ntabwo twabona kugira amazi ariko twavomye mu bice byinshi ndibuka ko hari igihe rimwe twigeze kujyana n'umukecuru twabanaga arambwira ati umunsi tuze kuzinduka tujye kuzana amazi noneho niba yaribeshye igihe turazinduka duterura ibivomesho turagenda tugeze mu nzira burongera burafatana neza haba nijoro arambwira ati ibintu birakomeye tubona ko habaye nijoro turagendamo gakeya turagenda twicara ahantu turavoma tugarutse no tugeze ahantu mu rutoki burafatana neza haba mu gicuku turagenda twicara ahantu ku nsina dutereka amazi tuyicara iruhande turabanza turategereza burongera buracya twumva abantu batangiye gucaho nyine biruka bajya kuzana amazi tumenya ko bukeye ariko nategereje rero abajura bari kutwica cyangwa se n'abagizi ba nabi b'icyo gihe bari babazinduye cyane uwo mukecuru yashobora kuba yaribeshye ku gihe kuko urumva yari umukecuru yari ufite intege nke ntabwo yari gushobora gukomata yashaka ko tugerayo hakiri kare tukavoma abantu benshi batarazi ibyo by'amazi yahariye bacu byajyaga byabagamo inkuru ziryoshye ariko nyine bikabamo n'ibibazo ariko iyo mwagendaga muri benshi mwarangiza mukavoma mukaza kuzamuka muri benshi habaga harimo inkuru ziryoshye abantu twageraga nyine tukaruhuka habaga ari nk'itegeko tukicara bamwe bakavuga inkuru abandi bagakirana abandi bakagira gute ubwo ni inkuru zo mu bwana na za runonko mwarazotsaga cyane ejo hari abantu nahoze ndabizi uzi kubaka runonko neza uko njye ntabwo nayubakaga ariko natundaga ibinono nyine njye narabitundaga ngatunda n'ibijumba oya kubera ko njyewe nakuze nyine mfite abasaza banjye banduse urumva rero njyewe icyo nabaga nkora nabumva nyine nabikoze ndi mutoya mfite abakuru kuri njyewe rero naragendaga nyine nkajya kwikorera guterura ibinono nkajya mbizana n'amabuye nkazana n'inkwi nkazana n'ibijumba ariko ntabwo nigeze none kiri wenda nyuma nkaza no kuyikubita urumva se nayizi ukayikubita nakubita nyine cyangwa ayibyinira asaka mu Bugesera nta bijumba bihaba ntabwo uzi ukuntu bayibyiniraga nabyinze mwarayotsaga bagize aho mwebwe mugasiga kugaragaza ko kwibyinira mugahita mutega amaboko nyine mwayibyiniraga dusange wahiye kandi hari abantu ibintu babikumbura tukayibyinira yawe namusanga bimeze neza runonko mwotsagamo iki ibijumba n'amateke byonyine twakunda gushyiramo ibijumba n'amateke ibintu bajyaga bafata urabona ifu y'igikoma y'amasaka bakavurunga noneho barangiza bagakuramo bya bikatsi bakabishyira mu kirere barangiza bakabyotsa bakabikuraho byafatanye ibyo ntabwo mbizi ntabwo twasubiraga mu rugo ibyo twakoraga nyine byabaga ari ibyabo ahubwo muri runonko haragiye bashyiragamo n'ibitoki ariko ntabwo nigeze nshyiramo intuza ntabwo nigeze mbasha gushyira ibyo ngibyo ntabwo mbizi
ntabwo byo najyaga mbishyiramo. Mbo nuko rero urimo uransakuriza dore ndi mu kiganiro ntongere kugenda ngiye kunsakuriza mba mabure bureze arimo aransakuriza mubuzi basi. Aha noneho reka turebe ese iyo mwajyaga mujya gutashya byo ibitendo byabaga bimeze bite? Ntabwo gutashya ntabwo nigeze ibyo ntabwo nabikoze. Ntabwo nkiri muto ntabwo nabikoze. Ntabwo wigeze ubikora? Nkiri muto ntabwo nabikoze. Nkiri muto nakoze ibintu byo kuvoma ahubwo nkajya kwenda no kuragira nararagiye. Gusa hari igihe twajyaga tugira urugomo ku banyeshuri turi mu nzira y'abanyeshuri nk'abanyeshuri bari burire tukabagirira urugomo tugatambika agakoni mu nzira kugira ngo nakarenga muhite mumukubita cyangwa se inzira hari igihe twafungaga inzira tukayizitira. Ejo nabibwiye abantu baraseka. Twabonye ahantu agati karambitse k'akararo twandi ahantu habaga hari ahantu hari akayira gaciyemo hejuru hasi harimo nk'akarigori sinzi. Noneho barambitseho urubaho rwubitse. Noneho urugo rumeze nk'imbabari. Noneho umuntu aravuga ngo se ngo urubaho ntibajya barunyereraho. Bitavuga ntabwo barusigaho amavuta. Ahita ndeba baramubwira ngo ubu ntugira urugomo. Ndavuga ntabwo iyo hari kera ngo urebe ari kujya kuzana uduse twiza katuvanga n'akondo ko kumugina nangiza nkanogereza kugira ngo bazajye bagwamo nirebere gusa. Ko mwari abanyarugomo narabikundaga twakundaga kubikora nyine ariko narabikundaga tukanyereza neza twasiga twanogereza umuntu yasimbukira hagahita nyerera ngo pa ugahita museka nyine ugahita muhagarara hakurya ugafite gufata agakoni ukifata nka gutya ukabona ni byiza nyine. ubwo n'udutendo two mu bana ese ko hari igihe abana bagiraga ibitendo byinshi ibitendo ujya wibuka ukavuga uti ibi byo noneho ndabikumbuye nkumbuye gusubira muri iriya myaka ni nk'ibihe? Ndabikumbura cyane we. Hari inkuru nyinshi nyine ziba ziri muri iyo myaka yo mu bwana ukumbura cyane. Hari nk'igihe twicaraga umwe akatubeshya umwana akabifatira ku gakana kababeshya nibuka nk'umukobwa umwe wigeze kutubeshya yaratubwiye ngo iwabo ngo bafite musaza we ngo ukora muri yatubwira ngo ni muri Rwanda ngo wabanirwa muri Rwanda nitwe tuzahari niba hari Rwanda yongeraho ibiki ntabwo nzi ibyo yongereyeho. Akatubwira ati twebwe iwacu turi abakire ati ku buryo dukoropesha ubuki bakonyogoresha ubuto. Kata Yesu mukavuga shamura abakire ari mu myaka ingahe kandi mwarabyemeraga dushamura abakire we ukumva birashikira nyine nabikumva birashimishije ni byiza cyane ariko nyuma ukazaza kumenya ko bitabaho. Undi rero we nawe yigeze kutwicaza ashaba twajyaga tubeshyana kandi ubwo nanjye ubwo wari ibyindi byinshi ndababeshyaga ngo nacyo byibuka buriya byibukwa nabona bibeshya. Noneho hari uri tubeshya ngo bafite igitanda kirekire bakoresha ngo kigeze ku mabati noneho ngo bashyizeho matera nyine biragenda bigera ku mabati. Noneho ugahita wibaza rero ukuntu bagoye ugahita utekereza none se ubwo mukiryamaho gute ngo twashyizeho urwego none ugahita mubyumva mukumva nyine ni abakire cyane kubera ko bari noneho ugahita nyuma yaho wamara gukura ugatekereza se iyo baryamye begera amabati izuba iyo rije bashya ariko nyine ibyo bitekereza waramaze gukura. Twajyaga tubeshywa kuko noneho rero si uwagiye i Kigali cyangwa wagiye nko muri vakansi akajya ahandi hantu yarazaga akatubeshya tukumirwa iwacu ngo twabagaho gutya ngo twagira ariko hari umukobwa umwe we yashatse kutubeshya asanga turaturanye aratubwira ngo iwabo ngo inzu yabo ngo nyine inzu abandi bana bari batubwira ukuntu amazu yabo ari meza ibiki arangije batatubwira ngo nako mutabizi ngo twebwe ngo yari nijoro ngo iyo bigeze nijoro ngo ibi byondo tubivanaho tugashyiraho sima ngo nijoro ngo bakuraho ibyo byondo byabo bagashyiraho sima ngo bagahita bashyiramo n'amatara kaka bahagera mu gitondo bakabivanaho bakabibika. Uri kubyumva? Ikinyoma ko ari umuntu wigeze natwe kutubeshya ngo Imana ngo ariko byo byari mu bijyanye n'iyobokamana ngo yigeze kugira ikibazo yari umunyeshuri ngo yigeze kugira ikibazo ngo cyo gushaka kuvugana n'iwabo ngo Imana imukoreye igitangaza ngo aragenda ngo agiye kumva telefone irasonye ngo ashyira igipfunsi ku gutwi ngo aravuga ngo alo ngo babo ngo baritaba ngo baravugana rero ngo ibintu byose ngo baravugana
ngo bibarangije ngo ubundi ngo nyine telefone nguze ngo maze kubabwira ikibazo ngo afite ari mukuru se ngo ubwo rero ngo urumva rero ngo ngewe ushaka kuvuga n'iwacu ngo nkoresha igipfunsi kandi nawe ni umunyabugesera abanyabugesera ari abatuzi oya ibyo se ko twabivuga tukiri abana ho byari muri turongome hari no muri segonderi yaho twe twarabirenze ntabwo twari tukibikora ubu nyine batwumvisha ukuntu Imana ikora ibitangaza ibyo ni iby'abarokore naho ibyo byo twabikoraga nyine yari mu gihe cy'ubwana ariko nanone icyo nibuka igihe nigeze guteka cyane umuriro w'ibirere ndangije nshyiraho agasoro k'agaparasitike noneho biratogota mbona biratogota akantu bajyaga bageresha ibishyimbo mirongo biratogota kuko amazi yari yuzuye nashyizemo n'ibitoki noneho uko agenda amanuka nkabona aho ashira haragenda hashya noneho mbonye bigiye gushya byose mpita mfata nka gutya mpita ndagafata nyine nterure vuba mutenereka hasi byahise bifatana n'intoki izi ntoki zarahiye zirashya kuko zirashya cyane byarangiye nyine bagiye bashyiramo utuntu hano hagati kugira ngo zidafatana ngo ndimo ndaramira inkono natetse oya ntabwo nakubaganaga ariko nanone aho ntabwo nari nibutse ibindi bintu umunsi umwe rero urumva ntabwo nari narakunze gukora imirimo yo mu rugo ntabwo nari nkunda gukora imirimo yo mu rugo umunsi umwe rero bansigira ibishyimbo barambwira bati ibishyimbo ubitoranye bari bagiye ku isoko nyine nabanaga na nyogokuru na sogokuru bati ibishyimbo ubitore neza nurangiza ubiterekeho tuze gusanga bihiye nyine tuze gusanga ibishyimbo byahiye navuga nti nibyo none ndagenda njya kwicara ahantu ku kazuba nyine ndabitoranya hari mu gitondo kubera kubitindamo ndi kubitoranya noneho ibiryo naze mu mazi bigatindamo nyine nkajya mvamo nkajya kwikinira nkongera ngaruka nkabitoranya nkongera nkajya kwikinira sogokuru yicara nkahari yarashaje aranyihorera ntiyamvugije nkajya njya gukina nkagaruka nkongera nkabitoranya none ngiye kureba nsanga bya binini naze mu mazi byatumbye kubera izuba ndagenda ndavuga nta n'impamvu yo kwirirwa mbiteka ubu usanga ahangaha simbona biri buhahire ubwo uko izuba ryagendaga ryiyongera mpita mvuga nta pone birahira ahangaha nta mpamvu ndabitoranya neza byose mbishyiramo ndangiye nsukamo n'amazi yandi yari arimo nsanga nyine byabyimbye yazamutse byarengeye mpita nongeramo andi mazi bitarigira gukina watetse ibishyimbo ku zuba ndavuga ntaho ababyeyi banjye n'injiji ntabwo bari babizi ibishyimbo mbitetse ku zuba ndagenda njya gukina nongeye kugaruka nsanga byazamutseho gakeya nyine mva ku byimba byari byashize noneho icyantangaje ntiyigeze ajya mu nzu kandi ubundi iyo izuba ryamaraga kuva ryinshi yahitaga yigira mu nzu noneho yarahagumye arangije arandeba ahita ambwira ngo genda unzanira mu nzu agacuma ngo nisomere ndumva inyota nyinshi ndagenda njya kukamuzanira nkikamuhereza yahise afatana n'intoki zanjye yari yiyegereje umuyenzi mwiza wahonze aranshishagura mpita amenya icyo avuze atanavuze nahise amenya icyo gukora nahise ngenda ndacana mpita mbyicara iruhande ncana umwe uwa rugi ndacana kuko ngize imana umva inkoni yabaho ntabwo yararigeza nkubita pe ntabwo yararigeza nkubita aragukubita ariko yampaye ikigwa wibaza ko icyo kintu mwibukiraho kibi nyine nicyo kintu kibi cyonyine mwibukiraho ariko ni cyiza oya ubundi yari mwiza ntiyajyaga nkubita ntabwo yajyaga nkubita umubyeyi udakubita umwana se ntabwo yajyaga nkubita ushoye yarankubisa arambabaza yaramfashe n'amaboko ye arankubita koko akaboko kamwe karamfata kugira ngo niruka arankubita mpita amenya icyo gukora ibaze ko ntabwo ibyo yavuze nahise njya gucana mpita mpaguma ndayicara nahagurutse ari uko birangiye ari uko baje wari ufite nk'imyaka ingahe? nari mfite nk'imyaka nk'icumi neza ni gute wari uzi ko ibishyimbo byahera ko ntari narigeze mbikora se nari nzi ko ari ubuhanga mvumbuye siyo mpamvu navuga ngo wari nkubagaye numvaga navumbuye rwose nari nzi ko birangiye ariko icyo gihe sinyanyibagirwa nyine yarazinkubise ndibaza ariko ubundi kinamukundiraga igihe namwibukiraga ko twajyaga dutemberana agenda gahoro cyane afite inkoni agenda nyine gahoro nk'umusaza nkamukurikira nkamugenda imbere cyangwa nkamugenda inyuma nkagenda amubwira utuntu twinshi nyine ukumva biraryoshye ariko icyo gihe yaranzitabuye numva icyo menya icyo banza ariho nahise nkura n'ubwenge bwo gukorana umwete musigaye nkorana umwete ugeze mu kigero cy'ubwangavuzi cy'ubwangavu ndabyibuka mbese mwarabohaga mwabohaga ubusuna oya muri iyo myaka ahubwo ngewe
nagiye kwiga kudoda. Eh, Kuko ndibuka ko nagiye kubyiga, nagiye kwiga kudoda nkiri mutoya. ibyo bita Urabona serivisi. imyigire ya kiriya gihe Yari yari igoye. Urabizi ko byabaga bigoye, harimo ibintu by'irondakarere n'ibiki n'ibiki. byose. Ubwo rero wahita ujya kwiga imyuga. Ubwo rero nahise njya kwiga kudoda ariko nkabyiga ntabyitayeho kuko urumva kiriya gihe uba utaramenya ubwenge bwinshi nyine. Noneho kiriya gihe byaho bitandukaniye n'ubu, abana babaga ujya kwiga iyo myuga, ukajya kuyiga uri bugaruke urya iwanyu, bakugaburira amavuta, baguha mbese buri kimwe cyose. Niho bitandukanye n'abana bo muri iki gihe. Umwana wo muri iyi minsi atangira kwirwana bakiri mutoya, ariko twebwe burya ntabwo twirwanagaho tukiri batoya. Mu myaka yanjye reka bakomezaga kumenyera buri kintu cyose, ariko nawe ukaguma mu rugo ubafite. oya umuntu icyo gihe niyo umwana yabaga adafite ababyeyi, cyagiye abantu bari bafite ababyeyi, cyagiye abantu bari bafite ababyeyi bagifite n'urukundo se bari kubona bakurera. nyine ndavuga kiriya gihe abantu b'imfubyi babaga ari bake cyane. Icyo gihe abantu b'imfubyi babaga ari bakeya, kandi nabwo ugasanga hari imiryango ihita imwakira ikamurera. Ntabwo byari ibibazo bikaze. Icyo gihe ese bitaga kujya guca imyeyo kw'abangavu byo wabinyuzemo. ubwo se hari umwana w'umunyarwandakazi utabizi? Ntabwo yababaho. Bajyaga kwica. Ese ibyo mwabaga mwarabwiwe n'iki? Abana bamwe bagenda bigisha abandi bigisha abandi, kandi byari ariko nyine bagenda biba ari umuco. Ni nk'uko nyine n'ubundi abana bajya gukina umupira. Inase ko nta mashyamba ahari mwajyaga. Byari ngombwa se amashyamba. Urabona ko bajyaga mu ishyamba bagiye nko gutashya. Hari n'imirimo myinshi yakorwaga reka uretse kujya gutashya. Ese abantu bajyaga kuva cyane ahubwo nabyibutse ibyo ngewe nakoze muri iyo myaka. Najyaga kwahira, twajyaga kwahira urumva maze kuba mukuru mo gakeya nyine, umaze kuva muri ya mirimo yo kujya urumva wararagiraga, ariko hari imyaka umwana w'umukobwa yageragamo ntasubire kuragira, ntukahita uguma mu rugo. Ntabwo nyine abana bose bajyaga kuragira. Hari imyaka yageragamo ariko utangiye kuba agakobwa bagahita bakugumisha mu rugo ukiga imirimo yo mu rugo, hanyuma ukazajya ujya no kujya kwahira. Nagiye kwahira, tujya kwahira kure. Hari n'abantu bagiraga mu myaka yabo ari ukwahira ibyatsi gusa, bakabufata bakabunyanyagiza bakabubambura aho bashaka kubakubita. Ariko nyine ni nk'ibyo umwana yakoraga iyo amaze kwigira hejuru mo gakeya. Muri icyo kigero nyine uvuze cy'ubwangavu wasanga agomba kuzinduka kare ugasiga umubaho ubwatsi ukabona kujya mu bindi mirimo. Icyo gihe se ku bijyanye n'amatsiko yo gukundana n'uduhungu byabaga bimeze bite? Abantu barakundana. Kakuvugishaga wumvaga bimeze. Hari imyaka yagiragamo abantu mugatangira gukundana usanga nyine umuntu afite agashuti ke, ariko ugasanga se ni ukwandika agapapuro, akakwandikira agapapuro. Ntabwo wasanga mupfa guhura, ntabwo mupfaga guhura niba mupfaga guhura. Wasanga nyine abantu bafite isoni, ariko abantu bagiraga inshuti, abantu barakundana nyine nk'abandi bana bose. Utugambo mwavuganaga n'agashuti kawe k'agahungu muri iyo myaka? Reka ntabwo nawe nkibyibuka. Nzi ko gusa nyine mwabaga mukunda mwahura nyine ukabona umwe arishimye undi arishimye, ariko ugasanga nta bintu byinshi muvugana. Ariko ibintu byo guhura ni mu tugoroba ntabwo byabagaho. Byabaga byari kuba ari sakirire, ntabwo byabagaho. Mwabaga mufite isoni? Wabaga ufite isoni, ntabwo byabaga byoroshye. Nk'akantu kakubayeho ukumva urasebye cyane usibye ko ari batubwiye nta gake kandi muri iyo myaka uvuga ati akasi nzakibagirwa karansebeje? Sibaga cyane nk'iyo wabaga wanditse nk'akabaruwa wakandikiye umuhungu bakagafata. Ibyo ngibyo narabikoze. Baragafata uribuka nk'utugambo wamubwiye? Ntabwo ntitwibuka, ariko ndibuka ko nakanditse baragafata, noneho bagafashe baransumba, najya kukamwaka agahita amanika akaboko cyangwa akagira gutya, akajya agahisha n'inyuma, ariko akomeza akarambura akerekana abandi. Aho ngaho narasekemenye, bakazajya bagasoma bakongera bakadusubiramo, ejo mwana ahura bakajya bongera bakabiririmba bakabisubiramo. Nk'ubu nk'agahungu wakundaga muri icyo gihe hari aho njya mpura nabo. Urakibuka? Hari aho njya mpura nabo. Urabona biratandukanye. Hariho n'uwabaga waramukunze gusa utarabimubwiye, ugasanga wenda hari n'uwo mwakundanye
ukabona nyine mukanakundana ariko ntibigere kure ariko mukaba mwarakundanye mubiziranye rero hari abo njya mpura nabo nyine murahura hari igihe muhura oya reka ariko nk'uwo muba mwarabivuganye we hari igihe muhura mukabiseka mukabiganira nyine mugaseka hariho uwambwiye ngo wambenze se waranyanze ntabwo buriya myaka koko nawe wari kunjyana ukamaze ahubwo se njye nari kukumarira iki nyine ugasanga nibyo ariko hari n'uwo ureba ukiseka ukavuga ati disikuru nigeze kumukunda cyangwa akaba n'uba ko twabaye bakuru akakubwira ati sha buriya naragukunze ariko hari n'abajya bamwira ariko natinye kubikubwira ibazi iyo ubimbwira ko byari kuvamo ari uguseka ariko akarumbwira ati we nanze kubikubwira ko iyo mbikubwira wari guhita umpa rubanda nagenda bati bari kumvuga ntabwo ari kugira ibanga akaba n'uwo ubibwira agahita akubwira n'uwo mu biganiro nyine ati njye nabona gusuzugura ntareko no kugira gute ntareko utijya kubikubwira aho ati nyamara iyo ubimbwira burya byari kugenda neza nk'umwarimu wo muri icyo gihe watinyaga cyane yabigishaga iki hariho uwajyaga nkubita buri munsi yari yaranjujuje yarambwiye ngo sigaye ba muri Kenya iyo ndebaga mu gitondo yarambwiraga ngo we icyo gihe twebwe twizerega umwarimu umwe ariwe wigisha byose yajyaga ndeba mu gitondo akambwira ngo yari mwiza kandi yari mwiza yari umumama icyo gihe yari umukobwa yashatse n'ubundi nabwo ngira ngo akitwigisha akazajya ndeba akambwira ngo karagusuriye agaki ntago mbinkazi iyo bikubwiraga mu gitondo wabaga azi kubwo ngubwo nyine niyo njye hariye yankubitaga nkagira ngo baramuntumye ariko si igihe nyine yaradukubita noneho n'igihe yinjiraga akava hanze akaza akadukubitira rimwe twese tujyanye muri karatumizi watangiye kujya nko muri boom iyo bitaga boom ryari ntabwo nigeze ngira ayo mahirwe disi nta n'imwe nagiye nta n'imwe nigeze njyayo nyirayo nakuriye mu kirokore nahise ngewe urumva bimaze uzajya muri retour daje rero ngeze muri iyo myaka nahise njya mu kirokore ubwo rero ubwo wambaza ubwo ibyumba nagiyemo wambaza nahise njya mu rukore nangira kurimba muri korari ubwo ahubwo nabwira hari imisozi twagiye tujya mu ivugabutumwa nari mutoya cyane najyaga ngera ahantu bakankurura nyine bakamanura hari aho twajyaga ari mu misozi miremire hari igihe nagendaga cyakora nkagenda nteruye nk'akagoma gato narabikundaga cyane nyine narabikunze ishaka rero tugushimire ibyo byose tujyanye hambere nyine hashize hari n'abandi bantu batuma muri komedi nabo baze kugira utundi tuntu bagenda batwibutsa ati iki gihe n'iki ubutaha nanjye nzababwira udutende nanyuzemo mu myaka y'ubutoya nibutse n'utuntu twabaga dutangaje udukanzu ukuntu bajyaga bahurira agakanzu bakayikura igeze ku birenge ngo kugira ngo nyine uzayikuriremo ariko niba barazimesaga zikazamuka niba twarakuraga cyane kakazarangira kageze nkanga ari kagufi cyane ariko cyo gihe ubanza nta muntu wabyitagaho kuba ari bigufi cyangwa ari birebire wabyitagaho abantu bakiri abana ahari ubanza ari umuntu yabaga ari umwana reka rero tugushimire ibiganiro byacu n'ahagaruka tuzajya dukomeza nyine tugende twibukiranya ibiganiro hari abantu baba badukumbura cyane cyane nk'abadiyasipora utuntu nyine bumva bakumbura utuntu nk'utwo twa kera ubuzima bwo mu cyaro ubuzima bw'ahashize ndizera ko bari buduhe komenti batubwire ukuntu nyine inkuru yawe bayumvise ubutaha tuzakomereza nyine abo twari tugereje dukomeze tuvuga n'ibintu reka tugushimire yego murakoze cyane turi kumwe